umuryango ugira akamaro ku bibazo umuntu yagira, Mm. ariko uwo muryango uri bugire akamaro ni wa muryango utarakwinjije muri cya kibazo, ni wa muryango utaraguteye ikibazo. Iyo umuryango ari wo waguteye ikibazo, ntutekereze ko ari we ushobora kugikemura. Igihe cy'ubuzima bwanjye cyose cyabaye igihe cy'ibikomere, cy'ibibazo kandi bikomeye kandi bibabaje bitagira n'ubyitaho. Abanza tuzenguruka iratubona, yongera ijya kuduturuka inyuma, imbere yari yaduturutse inyuma iratubona, yongera ijya kuduturuka imbere, iduturuka imbere. Ba bantu twari kumwe batatu baguye bose, nanje mpobera igiti, imodoka yirasa nk'iriya. Bakunzi ba Irakora TV, umunsi ku munsi turabashimira ko mugenda mubana natwe mu biganiro bigenda bitandukanye, byaba iby'ijambo ry'Imana, ubuhamya ndetse n'ibindi mumaje kumenyera tugenda tubagezaho. Turongeye tubaha ikaze nanone kuri uno munsi, nk'uko mubibona kuri kamera zacu kandi zanyu. Turi kumwe n'umubyeyi, si ubwa mbere tubanye kuri kamera zacu. Mubyeyi tuguha ikaze. Murakoze. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Watangira wibwira abadukurikiye, wenda wasanga hari abakubonye bwa mbere, wabibwira. Nitwa Mukankusi Olive, ntuye mu Bugesera, muri district ya Bugesera, mu murenge wa Ruhuha, mu kagari ka Ruhuha. Murakoze kumpa ikaze kuri Irakora TV. Yego. Nk'uko twabiganira ubushize, hari bamwe bumvise ubuhamya bwawe, bumvise ikiganiro twagiranye kibakora ku mutima, twavuga ko cyababaje abantu benshi. Abantu benshi bakomeza kutubaza ngo se ni gute umuntu wahuye n'ibibazo bimeze kuriya agira imbaraga zo kubivuga, zo gutanga ubwo buhamya. Rero bituma tugira amatsiko yo kongera kukuganiza kugira n'undi wongere ubasangize ubuzima bwawe kuri ubu ngubu uko bumeze, cyane cyane twita ku buryo buhagaze mu buryo bw'umwuka, ku buryo ugira imbaraga zo kuvuga ibintu nka biriya. Mbibutsa abatarabona icyo kiganiro ko bareba ku biganiro twakoze mu minsi yashize, murabibona hasi. Mubyeyi, watubwira ni he ukura imbaraga zo kutuganiriza, zo gutanga ubuhamya bumeze nka kuriya? Ubundi iyo umuntu afite ibintu byinshi byakubayeho, ariko ukabona isi ntiyakwakiriye, isi ntiyakumvise, burya hari imbaraga z'ijuru zikumva. Imana niyo yonyine ikumva kandi ikakwitaho. Iyo rero ufite ikigeragezo, Imana urayisunga, ukareba umusaraba, ugahanga amaso umusaraba, ukajya ku iriba ndetse ukajya ku gicaniro, ugasenga amasengesho menshi kandi ukagerageza kuba umukiranutsi. Imana rero irakumva ikagufasha. Nabwira n'abantu bose baba barahuye n'ibibazo bikomeye, ibibazo bibabaje, kuko hano hanze birahari kandi bifitwe na benshi, ntabwo ari bake, ni benshi. Abantu benshi bafite ibibazo, ntibabonye ababitaho, ntibabonye ubakira, baratawe, barajugunywe, ariko Imana yo iyo uyisunze ukayegera, nayo irakwegera ikagukomeza, ikaguha imbaraga, ugashobora kuba muri ibyo bigeragezo, ukaba nk'aho bitariho kandi bikuriho. Imana ishimwe. Uravuze ngo hari ibigeragezo n'ibibazo umuntu ageramo cyangwa intambara isi ntikwakire. Mubyeyi, hari abantu benshi bari mu gihugu cyacu cyangwa bari mu isi muri rusange bagiye bafite intambara zigiye zitandukanye. Barahari kandi ukabona koko, ukabona isi kubakira byaranze cyangwa biragoranye. Ubona biterwa n'iki? Buri isi ni isi, ijuru rikaba ijuru. Imana niyo igenga ibiri mu isi, ikagenga n'ibiri mu ijuru. Ariko ku isi hari umwanzi Satani nanone ufite imbaraga, nubwo izo mbaraga z'umwanzi Satani zidashobora kurenga imbaraga z'ijuru. Izo mbaraga rero z'umwanzi Satani zirakoresha abantu benshi. Ushobora kugera ku muntu wari uzi ko ugiye kumuha ikibazo cyawe ntakwakire, ariko hari izindi mbaraga zikora, ziri hejuru ya wa wundi utakwakiriye, ziri hejuru ya cya kibazo, ziri hejuru ya bya bintu byose, ugashobora kubibamo kuko wizeye imbaraga z'ijuru zikomeye kandi zizabirangiza. Yego. Ntekereza ko iyo tuvuga ngo isi yanze kwakira umuntu runaka wahuye n'ibibazo bitandukanye, kenshi ntabwo tuba tuvuga isi, tuvuga ibiti n'ubutaka, tuba tuvuga abantu. Yego. Gerageza nk'umuntu wabiciyemo, nk'umuntu ubizi, waduhaye ubuhamya, gerageza utubwire abantu cyane cyane abatarakira Kristo cyangwa abantu muri rusange, kubera ko ubona badakunda kwakira abantu bafite kandi ibintu baciyemo kandi bigoye, ahubwo aba ari bo bagakwiye kubegera.
buri muntu wese aba afite uko aremetse. Ashobora kutakwakira kuko atabishaka, ashobora no kutakwakira kuko afite ikindi kintu cyamubujije, ashobora no kutakwakira kuko afite uko abibona akabogama, ariko Imana yo itabogama ikakwakira. Kandi Imana yohereje umwana wayo hano ku isi kugira ngo yitangire abantu, atwitangire kandi adupfire. Isi iza kumwemera ntabwo natwe tuba turiho gutya. Isi ntiyigeze imwemera, isi yaramwanze. Ko ni gutya abantu bameze, ni gutyo Satani ikora. Isi yaramwanze, igereka ifata umwana w'Imana, umwana w'umukiranutsi, umwana w'Imana w'ikinege wari uturutse mu ijuru, mumanika ku giti Golgota. Buriya ntabwo yamanitse umwana w'Imana we yagusiga. Nuko nguko isi iremetse. Fata wa muntu ufite bya bibazo, sibyo? Kugira ngo duhumurize abantu bafite bya bindi twavuze. Akamaro, hari ibintu biri topic byinshi nshaka ko tuganiraho cyane. Ndashaka tuganire ku kamaro k'umuryango. Nituvuga umuryango twumve umuryango mugari, societe. Akamaro k'umuryango kuri wa muntu wahuye na bya bibazo, nk'umuntu wabiciyemo ubizi, ntabwo ufite experience kubera wabibonye kandi uri umubyeyi, umuntu mukuru. Urabona ni akahe kamaro k'umuryango kugira ngo ifashe wa muntu wahuye n'ibyo bibazo? Umuryango ugira akamaro ku bibazo umuntu yagira, ariko uwo muryango uri bugira akamaro ni wa muryango utarakwinjije muri cya kibazo, ni wa muryango utaraguteye ikibazo. Iyo umuryango ari wo waguteye ikibazo, ntutekereze ko ari ushobora kugikemura. Icyo gihe ntabwo wagikemura. Ariko umuryango muzima, icyo kibazo cyarakugezeho akaba umuryango muzima utarakiguteye, icyo kibazo gishobora gukemukira mu muryango, cyangwa se kigakemukira ku bandi babishinzwe. Haba hari inzego nyinshi ku isi zishinzwe ibibazo, ariko igihe umuryango ari wo waguteye icyo kibazo, ntutekereze ko ari wo wakigukemurira. Hari igihe rero nanone ushobora kuva ku muryango ukajya no hirya gato, ukagira ngo nabo baracyakira, bose bakakuringana, ntihagire ukwakira. Icyo gihe wiyambaza imbaraga z'Uwiteka, zirakomeye, zirafasha, kandi iyo wisunze Imana nayo irakwegera mu bibazo. Kandi Imana ntiwibagirwe ko ijya yitambika, Imana iritambika. Twebwe intego za channel yacu cyangwa za televiziyo yacu, dufite channel bita Irakora TV. Tuba tugira ngo tugaragaze gukora kw'Imana mu buzima bwacu, bitume utayizeraga yizera, bitume utayihamyaga yihamya. Mbere yuko tugeraho, turi abakristo, duhe ni akahe kamaro k'itorero? Tuba mu matorero atandukanye, tuvuge itorero rimwe mu mubiri wa Kristo. Akamaro k'itorero ku muntu wahuye n'ibyo bibazo, utekereza ko kagakwiye kuba kahe? Itorero ni ikintu gikomeye kandi ni ikintu gifite imbaraga. Itorero burya ry'Imana riba rizi Imana, rizi ko Imana ari itanga ijambo ry'ihumure. Mu itorero iyo tugiyemo tugasanga y'ijambo ryiza, ijambo rihumuriza, ijambo rifasha, ijambo rikomeza, icyo gihe itorero riba ryiza cyane. Turabizi ko amatorero ni menshi, ariko iyo ufite ikibazo uhitamo itorero rigufasha. Ukavuga uti iri torero nkurikije ikibazo mfite rishobora kumfasha, ukamanuka mu itorero ugasenga, nabo ugasanga amagambo meza, uko ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeza, ni ijambo rigira ihumure, ni ijambo rigira aho rigukura rikagira naho rikugeza. Ugatega amatwi kandi ukagerageza kwinjira neza mu by'Imana, icyo gihe itorero riragufasha cyane. Itorero, tugende ku ijambo ry'Imana, itorero ubundi ni umuryango, ni umuryango. Rero ndashaka utubwire ka kamaro karyaho muri batubwiye, akamaro k'abashumba, k'abanyetorero, k'abakristo, b'abantu bamwe itorero, kuri uwo muntu ufite icyo gikomere, cyane cyane igikomere cy'umutima. Utekereza ko ari iki kinyizo bagakwiye kumufasha uwo muntu? Kuko turabafite benshi muri societe kandi benshi bari mu matorero. Urakoze. Nkanjye umushumba niwe waje kundeba mu bibazo nari ndimo, arambwira ati manuka uze dusenge. Ariko n'ubundi iryo torero kera na kare narisenzemo, narisengeragamo, ariko ngezeyo nasanze y'abakozi b'Imana, nsanga y'abanyamasengesho. Bo barakwegera, mugasenga, mukavuga ijambo ry'Imana, mwaba muri gusenga ukumva urakomeye, ukagira imbaraga, kuko Imana iguha imbaraga zo gukomera no kubasha kuba muri icyo kigeragezo. Hanze bakureba bakagira ngo nta kigeragezo ufite kandi ugifite, ariko Imana yo ikomeza kukuba hafi. Amagambo rero ukura mu itorero
uko bagufasha uko usenga niko bya bibazo bigenda bigabanuka mu mutima wawe hakagenda haza amahoro mu mutima. Hari umuhanzi umwe wavuze ngo amahoro yo mu mutima afite ngo nta handi yasanze uretse ku Mana. Ngo kandi hari n'undi nawe waririmbye ngo yari afite urubanza ngo arutangira 8 ngo Yesu azarinda agaruka urwo rubanza rutararangira. Ariko hari n'abandi bashobora kuvuga bati narutangiye 8 we yavuze ko Yesu azagaruka ukavuga ati igihe w'isi zarinda irangira rutararangira kuko nabuze urwakira nabuze n'uruca nabuze n'urwumva. Ariko wagera hariya mu itorero ugasanga barasenga Imana niwe mucamanza w'ukuri. Imana niyo ifite imbaraga ku bantu bose no ku bantu bayiremeye. Ifatana wa wundi ukurenganya cyangwa bya bibazo byose wabiguteye nawe ikamugeraho ishobora kumuhindura cyangwa ikamuhana. Turacyari ku itorero kuko mu byo tumaze akanya tuganira tumaje kubona ko umusingi ukomeye cyangwa umusingi w'ingenzi wo kugira ngo umuntu akire ibikomere aho yaba yarabikuye hose ari itorero. Hari igihe tugera mu matorero atandukanye yacu ugasanga abashumba n'abandi nk'abo ngabo nibo basa naho bari hafi, ariko ugasanga umuntu ahuye n'ibyo bikomere ntago yisanzura kugira ngo umuntu kugira ngo akire igikomere nuko kugira ngo ukire indwara urayirata yakugira ngo ukire indwara urayirata kandi ugasanga umushumba ntaramenya iyo ndwara still nk'umuntu ubizi wabiciyemo. Ubona kenshi biterwa n'iki kugira ngo wa muntu ufite bya bikomere kugira ngo bigaragare kandi mu by'ukuri bifite bimuremereye. Iyo ufite ibikomere kandi bikomeye wisunga amasengesho abanyamasengesho ndetse na wa mushumba kuko amagambo yabo ari amagambo y'ihumure, ni amagambo afasha, ni amagambo akomeza. Nawe ugafungura umutima ugakuramo ibyari umukara ukinjizamo ibyari byabaye iki itara. Igihe umutima wawe watangiye kumurikirwa wabonye itara riturutse mu ijuru rikakumurikira icyo gihe urakira kandi ukisanga ku bashumba mukaganira. Ntago tuza gutinda cyane nk'umuntu ndifuza ko aza gufata impande zose. Wa mwana ufite ibikomere bimeze nk'ibyo cyangwa bijya kumera nk'ibyo n'ibindi bisa nk'ibyo bikomere muri rusange, mubyeyi nk'umuntu ubizi wamugiriye inama? Nk'umuntu nabibayemo igihe kirekire, igihe cy'ubuzima bwanjye cyose cyabaye igihe cy'ibikomere cy'ibibazo kandi bikomeye kandi bibabaje bitagira n'ubyitaho. Ariko aho nagereye mu mbaraga z'amasengesho uwo mwana namuhamagara nkamubwira nti mwana boneza imbaraga z'amasengesho, senga wizere Imana kandi uyinambeho, hanga amaso umusaraba. Buriya ntabwo Yesu yemeye kujya ku giti gusa kandi ntabwo ujya ugira ikigeragezo kuko Imana idafite icyo ishaka kugikuramo. Imana ishobora guteza ikigeragezo cyangwa se ikigeragezo kikakubaho ariko Imana yo iba ifite ikizagukoresha. Nahamagara uwo mwana akegera abanyamasengesho agasenga agahamya Imana kandi agahanga amaso umusaraba. Imana igitanga imbaraga zo gukomera, igatanga imbaraga. Imana niyo rukundo, nirwo rukundo rwa mbere. Igihe wabuze urukundo ku bantu rushakire ku Mana. Imana ni urukundo, nawe uzagira urukundo mu gihe uzemerera Imana igatura muri wowe. Uko niko nahamagara uwo mwana. Tukiri aho uravuze ngo umuntu yaburiye urukundo mu bantu. Yego mubyeyi, nk'umuntu ubizi burya umuntu uvuga ikintu atazi n'umuntu uvuga ikintu azibone baba batandukanye. Bishoboka bite cyangwa ni gute umuntu ashobora kubura urukundo mu bantu kandi birashoboka? Niba Imana ariyo rukundo ikohereza umwana wayo ku isi kugira ngo akize abantu bakamushyira ku giti bari bamufitiye urukundo, ntabwo bamukunze. Nawe rero ibyo bishobora kukubaho ugahura n'ibigeragezo bikaze, ariko Imana kuko ari urukundo kingura umutima wawe yireke yinjire muri wowe, izaba urukundo kandi nawe wiyumvemo rwa rukundo. Niyo mpamvu kenshi umuntu agira ikigeragezo, uzarebe nko mu Rwanda abantu benshi ubu bari kwiyahura kubera ko babuze urukundo, kubera ko babuze ubumva. Ikintu kiri gutuma abantu benshi biyahura muri kino gihugu cyacu bari kwiyahura. Aragira ikibazo ntabwo ari bubone uwakibwira ngo akimukemurire. Naje mu muryango baramutera utwatsi, barasa nkaho babona ko ari we kibazo. Niyinjira no mu buyobozi bundi busanzwe
hari igihe nabo batacyakira ngo bagikemure nk'uko byari kugenda, birashoboka. Yego. Nibigenda bityo umuntu akaburira hepfo no haruguru, ukaburira mu baturanyi no hirya, urumva wabigenza gute? Shaka Imana, niyo rukundo rwa mbere, yikingurira umutima yinjiremo, kuko ari urukundo. Niba muri wowe nawe uzagira urukundo, uziyumva ko nawe wowe ubwawe uri urukundo. Wikunde, banza wikunde, wikunde imbere y'ibindi byose. Ni wowe rukundo, ni wikunde, kuko wemereye Imana ikamanuka igatura muri wowe. Yego. Mama, ibintu byakubaye mu myaka yashize, hashize imyaka myinshi bikubayeho. Hashize imyaka myinshi cyane. Hashize imyaka myinshi, ntari kwibuka umubare wa 90 kugeza n'ubu ibyo bikomeye ukaba ukibifite, ariko wasanga n'uyu munsi turi kuvuga hari abahuye n'ibintu byo kumera nk'ibyo byawe. Wasanga n'ubu ngubu turi kuvuga hari ingo zamaze gusenyuka. Wasanga n'ubu turi kuvuga hari imiryango yatandukanye, hari abana batandukanye n'ababyeyi, hari abagabo batandukanye n'abagore. Yego. Uwo mubyeyi cyangwa uwo muryango, umuntu uri kudukurikira ufite ibyo bibazo, mama gira icyo umubwira. Ahari nawe wagira ikintu ihumure ushobora kumuha kuko ngiyewe cyangwa undi muntu yarimo, kuko umaze igihe kinini ubizi wabiciyemo. Ni igihe kinini maze. Uwo muntu cyangwa uwo mubyeyi, uwo mwana, urongera wibuke ya shusho ya cya gikuntu wari umeze n'ubu kumeze. Ufite byishamo. Namuhamagara. Icyambere nkabanza nkamubwira nti niwigirire urukundo muri wowe. Wemerera Imana kandi yinjira mu mutima wawe. Usenga Imana. Amagambo agomba kukubaho ni amagambo y'ihumure. Ayandi magambo yatera umugongo. Kandi usaba Imana ikongerera imbaraga. Muri Bibiliya bavuga ngo Sawuli yagenje Dawidi ngo amukurikirane igihe kirekire. Ariko igihe kimwe Imana iramubwira ngo igire Nayoti Hirama ngo wibereyo. Yego. Sawuli aramukurikirana, akohereza ingabo zagerayo zigahanura ngo Dawidi ngo uri umwami w'igihugu. Ntabwo zahanuye ngo Dawidi urapfuye, kandi ntabwo ari cyo cyari kizijyanye, zari zigiye kumufata. Akohereza iza kabiri, ubwa gatatu nayo ngo arigendera. Ndetse ngo arasukira ahantu ngo kwiriba, ngo Iseku, ngo kwiriba rya Yakobo, ajya kumwizanira. Yari afite ingabo nyinshi. Ageze hafi ya Dawidi atangiye arahanura, aramuhanurira ati mbonye ubaye umwami w'igihugu, kandi yari akiri umwami. Ahanurira umwana ko amusimbuye ku bwami. Senga, imbaraga z'ijuru zizakuneshereza. Icyo rero nicyo nabwira abo babyeyi, ati nimwegere Imana musenge, ariko mujye mu matorero abafasha, musenge Imana, Uwiteka azakuneshereza. Kuko n'ijambo riravuga ngo nkunda abasenga, umwuka akanesha. Tukiri aho turacyari muri wa muryango. Ese mama, mu by'ukuri turi kubona ko umuti w'ihumure dufite ryonyine n'amasengesho ni Kristo. Utekereza ko iki ku bantu babona umuti w'ibyo bibazo bafite, w'izo ntambara bafite, bakabona ko umuti ari ukwiyahura? Aho namugarura cyane, kuko abakoze icyaha gikomeye. Ahari arushaho kumva kino kiganiro yumvaga natekereza kwiyahura, namugira inama yo kubireka, akegera imbaraga z'amasengesho. Ugasanga arahangayitse, akegera imbaraga z'amasengesho. Ibintu bibaye mu munsi cyangwa mu cyumweru kimwe, bya bindi byari bibyimbije umutima bikururuka. Kuko umwami ajya kuza ku isi yaje kubera abo bantu bari basenzegeye, yaje kubera abo bakene, yaje kubera abo bantu bafatwa nabi, yaje kubera abo banyabibazo. Iyi si iza kubitekanye, Yesu Kristo ntiyari kumanuka mu ijuru ngo aze hano ku isi. Ndamugira inama rero kwegera Yesu Kristo, ahange amaso ye umusaraba. Imana izamubera urukundo, Imana izamubera amahoro yo mu mutima. Kandi iyo wamaze kugira urukundo n'amahoro yo mu mutima, kiba gikemutse. Kwa kwimanika mu giti, kwa kwihasumu, kwa gusara mu muhanda ugafata imyenda ugashyira ku mutwe, kuko twese twari kuba twarayifashe, byaratubayeho. Ariko kuko twisunze imbaraga z'Imana turakomeye. Dufite amahoro yo mu mutima kuko Imana twayemereye, tukayisanga nayo ikatwemerera ikadusanga. Nicyo namubwira, namubwira ngo egera imbaraga z'amasengesho, usenge, wakira amagambo y'ihumure. Mu mutima we habe mu rukundo. Iyo wamaze kugira urukundo uhita wikunda, kandi iyo wikunze ntabwo wakwimanika. Ntabwo twakwiye ko tutatubwiye gukora kw'Imana ku buzima bwawe, kuko mu by'ukuri ibi byose
televiziyo yitwa channel yacu yitwa Irakora TV. Tuba tugira ngo twereke abantu gukora kw'Imana. Ahari benshi hari abantu bumva bakumva ngo ni igipindi tuba dutera, ariko dufite ibihamya birenga kimwe birenga bibiri ko Imana ikora. Mama, muri izo ntambara zose wabonye gukora kw'Imana? narakubonye kandi igihe cyinshi, inshuro nyinshi kandi igihe kirekire. Yego. Nakubwiye ko ntuye mu Ruhuha, mu murenge wa Ruhuha, mu kagari ka Ruhuha. Hari igihe kimwe cyageze mpima ibiro 29. Ibiro 29. Ubwo afite nk'imyaka nkingahe? Nejo bundi muri 2000, ni hagati ya 2017 na 2018. 2017 na 2018 nari mfite ibiro 29. Narabigeze. Ibyo biro byarageze ndabigira. Ndetse hari umupapa umwe wambwiye ngo bariho bagenda mu modoka, ngo undi mupapa aramubaza ngo ariko nguriya mudamu yarwaye iki? Nguriya mudamu wanaka ngo yarwaye iki? Undi aramusubiza ngo ashobora kuba yarwaye inyama yo mu nda. Ariko abandi bakavuga bati uriya mugore yarwaye virusi. Abandi bati uriya mugore ashobora kuba yaratwise agakuramo inda. Ibyo byose nta cyari kirimo. Nari nahuye n'ikigeragezo cyitwa kurya ibitaribwa. Ikigeragezo gikaze. Mva ku biro ntabwo nagiraga byinshi, ku busanzwe nagiraga ibiro 58. Ibyo byari byinshi kuri jewe. Ariko reba kuva ku biro 58 ukagera ku biro 29. Imana iramfasha. Imana impa amahoro mu mutima. Imana irankiza. Mva ku biro 29 ubu mfite bya biro byanjye 58. Wari ufite rero 29 nta ndwara igaragara. Nta ndwara wavuga ngo arwaye iki. Utavuga ngo uyu muntu yabaye gutya byagenze gute. Urumva ko bavuga ngo ndwaye virusi. Abandi bakavuga ngo narwaye inyama yo mu nda. Abandi bakagenda babaza bagenzi babo bagendana mu mamodoka ngo uriya mugore wa naka yarwaye iki. Navuye ku biro 29 nsubirana bya biro byanjye. Ubu ndafite bya biro byanjye nari mfite. Ntabwo mbikesha imbaraga z'umuturanyi, nta nubwo mbikesha imbaraga zande, ntabwo mbikesha imbaraga zo kwisi, ahubwo mbikesha imbaraga z'ijuru. Kuko mu mutima haje mwihumure. Nta ndwara n'imwe Imana itakiza. Agahinda Imana iragakiza. Niyo ya mbere ikiza agahinda. Niyo ya mbere ikugarurira umutima, ukumva mu mutima wawe harimo ihumure, harimo urukundo. Yego. Harimo amahoro. Uretse Imana nta kintu. Abantu bose nabashishikariza bafite ibibazo kwegera Imana bagasenga. Bakakira Imana mu mutima kuko Imana ni urukundo. Nushyira urukundo mu mutima wawe nawe uzaba ubaye urukundo. Yego. Kandi uzahita wikunda. Ntabwo uzaje ku giti, ntabwo uzafata umuti hariya ngo wihe, ntabwo uzajya gusimbuka etaje ngo wibirindure upfe. Icyo gihe uzakomera, ugire na rwa rukundo, ugire na ya mahoro yo mu mutima. Icyo gihe uzabasha kubaho kandi yasita kwegereye, ahubwo Imana yarushijeho kukwegera. Yego. Uracyari kutubwira gukora kw'Imana ku buzima bwawe. Yego. Icya kabiri, imodoka yarangonze, ishatse kungonga, irampusha. Suko nashoboye kwiruka, suko nashoboye gusimbuka, nabonye imodoka ingonga kandi irampusha. Nari ndi kumwe n'abantu batatu, nanje wa kane. Imodoka yapanzwe iraza, irabanza iratuzenguruka iratumenya. Hari aho rigiye yashakaga ariko irabanza iratuzenguruka iratubona. Yongera ijya kuduturuka inyuma, imbere. Yari yaduturutse inyuma iratubona, yongera ijya kuduturuka imbere. Iduturuka imbere, ba bantu twari kumwe batatu baguye bose. Nanje mpobera igiti. Imodoka yirasa nkiriya. Ntabwo izo ari imbaraga z'umuntu. Ntago ngo mwari batatu. Bari batatu nanje wa kane. Imodoka iduca inyuma irabanza iratumenya neza. Irongera ijya kudukata imbere. Irazenguruka ijya kudukata imbere. Idukase imbere yarasuka ifite vitesse. Ntabwo nshobora kukubwira ngo imodoka ngo ibyo byose hari imodoka zose iyo zikorwa bazikorera vitesse pareri, ariko yarasutse irirasa. Ngewe mpobera igiti abandi bagwa nkiriya, imodoka irakomeza nayo yari igiye kugonga igikuta. Ntabwo izo mbaraga ari izisi zakoze, ni imbaraga z'ijuru. Abo bantu barahari. Nawe ntabwo uzi ko nta n'uwigeze atekereza ubwenge ngo buze ngo dutekereze kureba plaque ya modoka.
umuntu wa mbere watekereje ko tutarebye plaque yabitekereje hashize amasaha 24 twageze ku wundi munsi. Udashobora gutekereza ngo reka tumenye plaque za ya modoka. Nge narababajije ntese iyo muza kumenya plaque z'imodoka mwajya gukora iki? Ntacyo. Ahubwo icyo gihe uravuga ko nzamuye ibiganza mbyerekeje mu ijuru ndagushimiye Imana kuko wankijije nicyo ngicyo. Ni byinshi cyane. Yego. Igihe nikigera nzabikubwira. Ni byinshi. Ndi ikindi kimwe. Gukora kw'Imana. Gukora kw'Imana. Gukora kw'Imana kahubwira gukora kw'Imana. Yewe ubwira gukora kw'Imana, Imana igira imbaraga zikomeye. Kuba byonyine turiho. Nuko Imana iba yabyemeye. Hari byinshi byaduhize. Nawe byaguhize, nanjye byampize, byahize n'abandi, ariko ntitwapfuye. Yego. Gukora kw'Imana ni kunini, kuko iyo nsubije amaso inyuma nkareba n'ibihe twaciyemo, ngewe naciyemo, reka mvuge ngewe nivuge, 94 bari bagiye kunyica umwana. Akizwa n'undi mwana nonkeje. Kuko navuze gusa ngo umwana wanjye n'uyu nguyu, nerekana umukobwa. Ariko iyo nza kwerekana utari uwanjye, hari aho ubwo bose bari kugenda. Ariko nabonye imbaraga z'Uwiteka, kuko no kuvugisha ukuri ni imbaraga z'Imana. Ni imbaraga z'Imana zamfashije nkavugisha ukuri. Kandi barambwiye ngo uwo mugore wavugishije ukuri mumusubiza abana be bombi. Muri abo bana ko ari 2 nari mfite mu wanjye nabyaye n'undi ntabyaye nareraga. Imana rero yakoze ibintu byinshi, ni byinshi nakubwira. No kujya kwiseta ukabyara. Imana ikaguha umwana ukamutsahana. Hari abandi bapfuye baguye kwiseta, cyangwa se hari abandi bagiye kubyara bagapfa, cyangwa se hari abandi babyaye umwana upfuye wowe ukamutahana. Ni imbaraga z'Uwiteka. Yemwe abadukurikiye, hari gukora kw'Imana nk'uko no mubyeyi bivuze. Turi kuvuga mu magambo makeya cyane bitewe n'ikibazo cy'amasaha, ariko umubyeyi si ubwa mbere tuganiriye, abaza kwifuza kureba ibiganiro twakoranye birimo ubuhamya bwiwe cyane muraza kureba biri hasi, ariko ari kuvuga gukora kw'Imana. Nawe hari uko wibuka ibyo Imana yabaragukoreye, byo wibuka aho Imana yabaragukuye, watwandikira muri comment cyangwa ukaduhamagara kuri izo nimero tukavugana. Mubyeyi dusoza, gira icyo ubwira sosiyete muri rusange, abantu muri rusange, abadukurikiye. Nabwira abantu muri rusange, buriya wigeze gukomoza ku kibazo cy'abantu biyahura. Nabwira abantu muri rusange ngo bahagarike kujya babwira abantu bafite ibibazo ngo yahaze. Tari imivugwa no kuvuga ngo umuntu niba agiye kwiyahura cyangwa se yiyahuye baravuga ngo yahaze, ngo yari yahaze ibiryo, ngo yari yahaze iki n'iki. Ikintu cya mbere kibaho gikomeye ni ubuzima bw'umuntu. Iyo wafashe icyemezo cyo kubutakaza, ufite impamvu ikomeye. Ariko none nkamugira inama nti gana imbaraga z'amasengesho, gana Imana. Imana ni urukundo, nuyemerera ikinjira mu mutima wawe nawe uzaba urukundo, uzahita bikunda n'Imana kandi gukunda, amahoro azaza kandi n'urwo rukundo ruzaba rukurimo. Nicyo nababwira, nibagana imbaraga z'amasengesho, bahanga Imana, bahanga amaso uyu mubyeyi wo mu ijuru. Agira imbaraga, agira imbaraga. Turashoje, turagana ku musozo. Turabibutsa abadukurikiye gukora subscribe, batarakora subscribe, ndetse n'abumva bakifuza kutuganiriza cyangwa ababa hari icyo bifuza kuvugana natwe batuvugisha nta kibazo. Mubyeyi, twasoza tuguha akanya ukadusengera, ugasengera ba bantu twavuze bafite ibyo bibazo, babandi bafite izo ntambara, bafite ibibazo bigiye bitandukanye. Twaguha akanya ukabasengera. Ni karibu. Reka duce bugufi dusenga Imana. Imana Data nyir'ijuru, Imana ikomeye, Imana isumba byose, Imana y'urukundo, muri aka kanya urakoze kuko wabashije kuturinda ukatugeze kuri aya masaha. Tukaba turi kumwe n'aba basore ba Irakora TV. Ndakwinginze mu Mana bwawe aho uganjije abiro mu ijuru, uwururuke ukomeze kubana natwe, kandi nkweretse imitima y'Abanyarwanda. Imitima yose y'Abanyarwanda yashenguwe n'agahinda, yashenguwe n'umubabaro, imitima yose itari hamwe. Ndakwinginze Nyiringabo, ni we rukundo, wewe wagize urukundo ukemera kohereza umwana wawe w'ikinege kugira ngo apfire abantu bose. Ndakwinginze ngo abafite ibibazo ukomeze kubegera, kuko ujye ubikora n'ubundi kubw'imbabazi zawe no kubw'urukundo rwawe. Data, ushingire ku gihe bamaze baguhamagara, bagushakashaka kugira ngo bafashe, bakwinginga kugira ngo bagirire neza.
Mana ndakwinginze mu bumana bwawe, bakebukana ijisho ry'impuhwe, urambura ukuboko kwawe kuko gufite ikiganza cy'ikinyabubasha, ubakoreho babashe kugira amahoro yo mu mutima n'umunezero. Ibyo kwiyahura babireke, ibyo kumva bafite agahinda biveho, ibyo kuba basazwa n'umubabaro batewe n'ababo biveho, ahubwo Mana ishobora byose bahanga umusaraba w'umwana wawe, kuko ari ukiza kandi akaba ari utabara. Akaga twabonye tujya tugasohoreza ku musaraba igorogota, akaba ariho tugakirira. Nukomeze Mana utugirire neza, ukomeze roba urinde bose, abanyarwanda bose ndabagutuye, ubuyobozi bw'u Rwanda bose ndabagutuye Mana, nabo ujye ubafashisha imbaraga zawe kugira ngo bashobore kuyobora abo bashinzwe neza. Nkwambaje rero nizeye izina ryawe rikomeye, n'iry'umwana wawe, n'iry'umwuka wera. Amen. Amen.